mwakoze abakurikiye TV10 aho muri hose mwakurikiye ibiganiro byose byagiye bisimburana kuri televiziyo kugeza kuri aya masaha y'ikiganiro cy'amakuru yihariye. Mwakoze cyane, twizeye ko ibihe byagenze neza kandi ikiganiro kimujye kugikurikira neza kandi mugakora muri ibitekerezo birenze ibyo mwari mufite muri uyu mwaka wose mugiye gutangira n'umwaka mushya. Ndi David Nzabonima, aya ni amakuru yihariye nk'uko musanzwe mubizi, yategura afatanije n'itsinda rigari ry'abanyamakuru n'abatekinisiye bafasha kugira ngo ikiganiro kigende neza. Muri uyu munsi turibanda cyane ku bihe bidasanzwe twinjiyemo n'isi yose, iminsi mikuru. Niyo mpamvu n'ikiganiro kirazi uyu munsi gitandukanye n'ibyo mwagiye mukurikirana mu minsi yabanje mu mwanya nk'uyu nguyu. Tugiye kwakira rero abayobozi abahanga mu ngeri zitandukanye badufashe kuganira ku ngingo tugiye kuganiraho y'uyu munsi, ivuga ku myitwarire yo mu minsi mikuru n'ingeso mbi zigomba gusigara muri 2022 zitagomba gukandagira muri 2023 biramutse bigenze nk'uko abasesenguzi babivuga. Ndi kumwe na Dr. Bihira Canisius, n'ubusesenguzi busanzwe mumukurikira mu makuru n'ibiganiro bya TV10 asesengura ingingo zitandukanye by'umwihariko ubukungu. Muri aho Dr. Bihira? Muraho neza, ndasuhuza kandi abatureba bakanatwumva. Turi kumwe kandi na Edith Nibakwe, ni umunyamakuru w'umuhanga ubimazemo igihe kinini, ari buze kudufasha cyane kuri ibi ntabyumva neza cyane kuko afite uko abikurikira haba nk'umunyamakuru ndetse no mu buzima busanzwe, ari buze kudufasha. Muraho Edith? Muraho neza David. Namahoro? Namahoro cyane, yego. Wowe n'ubwa mbere ugeze muri iki kiganiro, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Dr. we ntabwo namuhaye ikaze kubera ko hano ni mu rugo, si ubwa mbere aje. Ingingo rero turi buze kuganiraho nk'uko nari maze kuyivuga, ni imyitwarire yo mu minsi mikuru n'ingeso zigomba gusigara muri 2022. Ese mpereye kuri Edith, uyu mwaka wa 2022 ugana ku musozo, usigaje iminsi mike yangu uvemo, nk'ishusho rusange ufiteho muri bwa buryo bwombi natangiye mvuga bwa za mbone ebyiri urebamo z'umunyamakuru bimazemo igihe, n'urundi ruhande nabwo uri buze kutubwira, ni umwaka ufite ishusho imeze ite? Urakoze cyane. Nta wareka kuvuga ko uyu mwaka wa 2022 wabaye umwaka ukomeye cyane, cyane ko twari tuvuye mu cyorezo cya COVID-19 aho cyari gikajije gitangiye kugenza make. Habayemo ingaruka zirimo kuzamuka kw'ibiciro ku masoko, twarimo tuviva ingaruka za COVID-19 igihe abantu bamaze muri guma mu rugo, abantu batangiye gusubira mu buzima busanzwe, gutangira gukora, companies amwe yarahombye nubwo hari ayandi yungutse. Buriya mu bihe bigoye ngo hari abunguka hari n'abahomba, ariko iyo tugiye kureba muri rusange abantu batakaje imirimo ni benshi, companies zahombye ni nyinshi, inzego zagiye zigirwaho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 ni nyinshi. Harimo ibijyanye n'ubukerarugendo mu Rwanda, kandi buri mu bintu bitwinjiriza amahoteli n'ubukerarugendo, gutanga serivisi muri rusange. Rero abantu bari batangiye gusubira noneho kwiremamo imbaraga no gutangira gukora, haba kwikubisemo ibijyanye n'intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya. Iyi ni intambara ntawatinya kuvuga ko yagize ingaruka zikomeye ku bijyanye n'ubukungu ku isi, atari mu Rwanda gusa. Rero ni umwaka ufite ishusho igaragara nk'aho wabaye umwaka ukomeye, kuko habayeho gutumbagira kw'ibiciro ku masoko. Usanga n'ubundi bisanga nanone umushahara utari ujyanye no ku biciro ku masoko byari bimeze. Rero ni umwaka navuga ko wakomereye buri muntu wari we wese. Dr. Bihira, twagiye mu bukungu rero n'ubunararibonye mu zindi ngeri mufite. Edith asoreje n'ubundi aho nari ngiye gukomereza nkubaza, ari naho ngiye. Muri rusange uyu twinjiye mu minsi mikuru, ariko nkuko Edith bivuze umwaka waranzwe n'ibihe bikomeye. Ni iminsi mikuru mwiteze muti? Iyi minsi mikuru tuyiteze neza kuko twanyuze mu bihe bikomeye, ariko leta yaradufashije cyane ku buryo yakuyeho kiriya kibazo cyari cyaduteje impungenge, yarakirwanyije rwose, yarwanya urugamba rukomeye, niyo gushimwa.
kuko umuntu yarebaga ukuntu njye nayise COVID-19 yari itumereye nabi. ese ubundi Dr naravuga kuki byabaye COVID ni ukubera vide ni ikintu kirimo ubusa, ni ikintu kizana mu bukungu kikazanamo ubusa rwose, kuko n'ubu biragaragara twari tugeze ku muvuduko rusange mu by'iterambere tugeze ku 8.9%. ubu ngubu twaramanutse tugera nko kuri 1 cyangwa nko kuri 2, urumva ko twaramanutse cyane, yashyizemo vide ndetse n'abaturage bayise ngo ni mavide, ntabwo bayita COVID. ubwo rero ikintu kizana vide cyose gica icyuho mu bantu mu bukungu nakise kavide, kandi ni kavide koko aho yageze ari aho yaturutse mu Bushinwa, n'ubu yasubiyeyo, ubu ibamereye nabi cyane, bamerewe nabi. noneho abanayihimbye nuzi ko ari ukuyihimba, baravuga ngo muri Afurika kubera ko dukennye ngo igiye kuturimbura, ngo twitege rwose ngo hagiye gupfa abantu benshi, ariko bya bindi ngo umurozi ntabura umukarabya, barabakarabije. muri Afurika ihavuye rwose nta kibazo iduteye cyane, yego hapfuye abantu ariko si benshi nk'abaho yaturutse, kandi noneho nkizera ko amasomo iduhaye nta muntu uzasubira kuyizana ngo ajye gukira igitingwe rwose, uwo muntu yaba atareba kure. ariko Imana yaradufashije, ubu ngubu yagiye nk'amahembe y'imbwa, ntawe utegereje ko izagaruka, tugiye guhatana duzamura ubukungu bwacu. Yego Dr, iyo COVID yawe ingaruka zayo ntabwo zishobora kwigaragaza muri iminsi mikuru ku buryo ushobora gutandukana n'indi twabonye mu myaka yashize? Ntaho bihuriye, kuko kugeza ubu ngubu tumaze iminsi nta makuru y'umuntu wafashwe twumva. ni ukuvuga ko kandi abantu bagenda bayanduzanya. Ndavuga ingaruka zayo ku bukungu. Ingaruka zayo ku bukungu ni uko abantu bose bamaze kugira intege, barumva bafite ingufu. Ubukungu burya buzanwa nuko abantu bashirika ubwoba bagakora. ubu rero abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga benshi bashiritse ubwoba barimo gukora kugira ngo bivane muri kiriya gihombo yadusigiye. Mwumva rero iminsi mikuru ni ikintu kigiye gutuma abanyarwanda cyangwa abaturarwanda bose bongera bagakora, bagasaranganya, bagasangira ibyo babitse, kandi noneho bakemeza ku mwaka utaha bagiye gutangira bakora bashyiraho ingufu. Yego, reka noneho twinjire mu minsi mikuru, noneho ibivugwa mu minsi mikuru y'ubu ngubu nk'uko binigaragaza hirya no hino mu gihugu. Hari abaturage bo mu mujyi wa Kigali bavuga ko uko umujyi wa Kigali usa bigaragaza imyiteguro ihambaye y'iminsi mikuru, birimo Noheli n'Ubunani, ariko ngo gucanira imihanda ntabwo bihagije kubera ko ngo bamwe inzara bamereye nabi. Reka tubyumve mu nkuru baganirije na mugenzi wacu Denise Mbabazi Mpambara. Iyo ugenda hirya no hino mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Kigali ndetse no mu nyubako zikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane mu masaha y'ijoro, ubona ko hari imyiteguro y'iminsi mikuru isoza umwaka, bikagaragara kurushaho mu masaha y'ijoro. Ibi byishimirwa n'ababibona biganjemo abagenda muri uyu mujyi wa Kigali. Aba Radio TV 10 basanze muri gare ya Nyabugogo berekeza mu ntara zitandukanye mu bikorwa n'ubundi byo kwizihiza iminsi mikuru isoza umwaka, bakifuza ko ibikorwa byo kurimbisha umujyi nk'ibi byajya bikorwa no mu bindi bihe ndetse bikagera n'ahandi hose mu gihugu. Nsubiye mu rugo tuvuye mu rugo. Bimeze neza kabisa. Byayahoraho rwose, ni byiza, bimeze neza. Umujyi nyine ukasobanuka kurusha bisanzwe. Ntekereza nyine ko ari iterambere riba riri gukosorwa tu. Yiteguye neza. Soko se nzaba ndi mu rugo nk'uko none ngiyeyo gucana amatara. Ni iterambere nawe ibyishimo. Yewe muri Noheli gusura mu rugo nyine birakeye. Ni wane byashoboka so mu cyaro. Ku rundi ruhande aba bavuga ko yari umwanya mwiza wo kwamamaza ku bafite ibikorwa byabo binyuze mu kurimbisha umujyi wa Kigali. Icyakora nanone ngo ntibikwiye ko wasanga amatara yaka imihanda yose, nyamara hari abicira isazi mu jisho mu bihe nk'ibi ngibi. Ni menshi cyane, ni ikibazo nyine. None se iyo umuntu ari kubora burara undi ati njyewe meze neza, nyine usanga ari ikibazo. Ntabwo bikwiye nyine. Wenda nuko ushobora nko kumva ati wenda ngiye kuburara ufite nk'amafaranga, ukabura wenda nko kumfasha.
nyine ufite ubushobozi araducana utadufite ntabwo aducana ntabwo rwose wacana amatara waba uraye byashoboka ntumurengwe da ni uko baba bariye umwaka ndawurangiriza hano i Kigali. Kigali iraka ku muntu ufite amafaranga, tuzacanira mu mutima wanjye. Ubundi buriya umukene yagombye gufasha umuntu utishoboye, cyangwa umukire yagombye gufasha umuntu utishoboye. Akenshi rero usanga umukire w'iki gihe yirebaho cyane kuruta umukene. Umukene nyine nibye nibimureba, kandi Kigali ukuntu abantu tubayeho buri muntu amenya gahunda ye. Kuva mu myaka yatambutse cyane cyane mu kinyejana cya 16 hizizwa Noheli hakifashishwa ikirugo. Uko iminsi ihita bikomeza kwaguka, aho usanga benshi bakoresha amatara y'urumuri haba mu ngo z'abantu cyangwa ahandi hakorerwa ibikorwa bitandukanye. Yewe hari n'ababifata nk'irushanwa ry'ibigo bikomeye mu kwamamaza ibikorwa byabo binyuze mu kurimbisha imihanda n'ahandi. Urakoze. Bati gucana ubwabyo hariho bamwe bakennye, bamwe bafite ubushobozi buke ntibabyumva. Wowe urabyumva ute hagati aho ngaho Edi? Ibyo bavuga nibyo ku ruhande rwabo, kubera ko iyo umuntu tugeze mu bihe by'iminsi mikuru adafite uburyo bwo kuryoherwa n'iminsi mikuru akabona mu muhanda haracanye, ashobora kubitekereza gutyo. Ariko iyo ugiye gusesengura abantu bisorejeho muri iyi nkuru, iyo ugiye kureba uburyo imihanda itatse, ugenda ubona ari ibigo bitandukanye. Yewe mbona ko ari nk'ikintu cyatekerejwe mu buryo bw'ubucuruzi no kumenyekanisha ibikorwa by'ibigo bitandukanye. Rero niba leta yari gufata amafaranga, tuvuga umujyi wa Kigali wakagombye gufata amafaranga mu kigega cyawo kugira ngo barimbishe imihanda, bakaba batekereza ko ibigo bitandukanye bishobora kurimbisha bikahamamariza ibikorwa. Ni bya bindi byo gukomeza guteza imbere igihugu n'ibikorwa rusange by'amakampanizi cyangwa ibigo bikorera mu Rwanda. So rero nibaza ko kuba hari abacana no kuba hari abashonje, hari abavuze ngo n'umurengwe. Yego niko abyumva, ariko kandi wanamwumva kuko ntabwo wajya kugura amatara yo gucana utabonye ibyo kurya. Hari ikiza kubyibanze. Ariko iyo tugiye kureba birasanzwe no mu muco, birasanzwe no kuva na kera. Wenda Dr. araza kutubwira kuva kera iyo bavugaga Noheli, iyo bavugaga ubunani, nyine hagomba kubaho ikigaragaza ko hari impinduka zabaye, hari ikintu hari ibihe bidasanzwe, hari ibihe bidasanzwe byabayeho. Rero nta wareka kuvuga ko hari ibihe bigoye nk'uko twanatangiye tubivuga, bitewe n'ibihe nyine by'ubukungu turimo, haba igihugu cy'u Rwanda cyangwa isi muri rusange. Ibi binasanga nanone wa muntu utari ufite amikoro ahagije, niba habayeho kuzamuka kw'ibiciro ku masoko, n'ubundi biramugiraho ingaruka kuko bisanga n'ubundi bihe yari arimo byari bitoroshye. Rero ntawareka gucana kubera ko hari uwaburaye, ariko hari uwavuze ati ubundi umuntu wifite yakagombye gutekereza ariko kuba atifite. Iki gihe cy'iminsi mikuru, nk'umuntu wenda atari kuvuga ngo nk'umunyamakuru gusa, nk'umuntu ariko nanone nk'umukristo, uretse no kuba umukristo, indangagaciro z'Abanyarwanda harimo ubufatanye. Ni igihe umuntu yagakwiriye akareba ku byo yinjije, akavuga ati kubera iki ntasangira n'abandi. Rero nibyo byakakwiriye kuturanga mu minsi mikuru. Niba hari ibyo ufite urusha umuturanyi wawe, ukaba utakwishima wenyine, ukaba wasangira n'umuturanyi wawe. Rero ibi byaturinda no kumva ko hari ugera mu minsi mikuru akavuga ati se kubera iki bacana, kubera iki bishima, ugasanga wowe urariye uramenye, umuturanyi wawe araburaye. Ntabwo byagakwiriye kuturanga. Okay. Dr. Iminsi mikuru nk'uko bamwe bari abaturage bamwe babivuga, ni abakire, abakene ntibareba, cyangwa hari uburyo abo bombi buri wese yabijyamo ariko ushingiye ku bushobozi afite? Ubundi ngewe nk'umukristo bavuga ko Yezu Kristo yaje kugira ngo afashe abari bakennye. Ntabwo yaziye abayobozi bari bakomeye icyo gihe, abacuruzi bari bakomeye,
yaje kugira ngo afashe abakene nabo bazamuke kuko nawe yavutse mu kirugu cy'inka aha mu kiraro cy'inka asanganiye abakene ndetse no gupfa yapfiriye abakene abo bakize n'ubundi bari bamerewe neza nta kibazo n'abafite ubutegetsi yaje asanga abakene aje kubakiza aje kubazamura ariko ubwire n'abatari abakristo nyine urivuga nkaho ariko hari n'abandi batari abakristo ubwo ngiye noneho ngiye kujya muri rusange niyo natangiye kuko n'abatari abakirisitu buriya bose baramwemera kuko amadini yose urebye yaje ashamikiye kuri Yezu andi aza nubwo yazanye indi ngendo ariko aramwemera afite uko amwita ubwo rero nicyo ngiye kuvuga ni ukuvuga ko kugeza ubu nk'uko mugenzi wanjye yari amaze kubivuga umuntu ufite kuri iyi minsi mikuru ndetse no mu bihe bisanzwe yagombye gutekereza ku badafite ikintu gikoze iyi si kugira ngo imererwe neza ni urukundo ni ubumuntu no kutitekerezaho wenyine ngo ibintu ngo ugundire kuko urabigundira n'ubundi iherezo uzabisiga ubwo abo bakire bareba aya maganya y'aba baturage barangazwe n'iyi mitako nk'uko bari babivuga biriya bavuga ni ukuri iriya mitako yaje koko irerekana ko umujyi usukuye ko umujyi uteguye umeze neza n'undi udafite ariya matara arakubura imbere yiwe arandura ibyatsi hagaragare neza yego noneho ikintu cy'ibanze buriya ni ikijya mu nda nk'uko barimo kubivuga yego niyo mpamvu rero umuntu ufite ibintu nk'ufite umufuka w'umuceri yagombaga gufata nk'igice agasaranganya n'abo baturanye cyangwa n'abandi waza mugana n'ubundi biragaragara muri ino minsi abantu bagenda banyura ku ngo babaza tese ntimwadufungurira uba ufite icyo afite waba ufite amafaranga 500 waba ufite 1000 waba ufite ikiro cy'umuceri ikiro cy'isukari ubundi buriya noheri n'ubunani ni ukuvuga ngo abantu tuba abantu tugira urukundo dusaranganya ubwo hashobora kuba hari abantu babiri bari kugenda mu muhanda umwe ariko umwe akareba imitako bikamushimisha undi yabireba ahubwo bikamutera ikibazo kubera ko yavuye mu rugo atariye oya n'uwavuye mu rugo atariye njye ntabwo navuga ngo bimutere ikibazo ahubwo agomba kureba umuntu ufite umutima mwiza nawe akamufasha kurya umutima mwiza se bawubona he Dr barahari kuko njye ndebera nkaho ntuye mu mudugudu ntuyemo iyo batubwiye bati muteranye mubone umuceri wo guha abantu barara ubusa turabikora rwose ariko hari ibice usanga bizwi ko abantu hari ibice biba bituwemo n'abantu bafite ubushobozi bujya kungana buri hafi aho ngaho buriya ubushobozi niyo bwajya kungana ariko mu kuronka niko babyita kubona icyo umuntu ari burarire kubona ikimutunga ni uko abantu babwizanya ukuri ndetse umuntu ntatinye umunyarwanda arijya kubwira ngo ukamuzuta amakuru cyangwa ni meza kandi kuko yaraye ubusa kandi ubona n'intege ntazo ariko icyo twagombaga nk'abantu bakuru ni ukugira ubumuntu noneho umuntu ufite ikibazo nawe akakibwira abandi akagerageza kukibwira abandi kuko uko mbizi no mu muco wa kera nta munyarwanda wabwiraga undi ikibazo afite ngo ye kumufungurira byari ibintu by'umuco nubwo ubu ngubu haje ibipangu abantu ugasanga bikingirana mu bipangu ariko ibyiza ku minsi mikuru nk'iki gihe umuntu yajya afungura akakira abantu akabafasha nibyo byiza ndetse n'Imana uwo muntu ukora gutyo imutegurira ubuzima burambye nicyo nabonye kuko iyo ugira neza ineza yawe uyisanga imbere twizere ko babyumva reka noneho aho iyo yari ishusho rusange igaragara hanze ku mihanda reka noneho twinjire imbere mu ngo z'abaturage hari abavuga ko kubera ubukungu bumeze nabi ngo guhaha ntabwo bagisesagura kubera ko ubukungu bwameze nabi ibiciro byarazamutse ku isoko bityo ngo ubu ngubu ngo guhaha ngo baritonda cyane ku buryo hari n'abanenga bagenzi babo ngo basesagura bitegura iminsi mikuru reka tubyumve mu nkuru ya Juventine Muragije Marie bimenyerewe ko hari ubwo bamwe mu banyarwanda mu gihe basoza umwaka banywa bakarya abandi bagasohoka mu rwego rwo kwinezeza kuko barangije umwaka gusa ngo hari n'ababikora bakamara amafaranga yose bari bafite bagasesagura batitaye ko nyuma y'iminsi mikuru ubuzima buzakomeza nk'uko bwari busanzwe hari bamwe mu baganiriye na Radio 10 na TV10 bavuga ko bitari bikwiye kuko ngo n'amashuri ahita atangira kuko nibasesagure kuko gusesagura ni ikibazo wamuzi ko
iminsi mikuru ivamo abanyeshuri basubira ku mashuri, so abantu akazi gakomeza bisanzwe, so nabasaba kuzakoresha ibintu mu rugero bagakoresha amafaranga mu rugero, amafaranga makeya yo bateguriye iyo minsi mikuru akariyo bakoresha, andi bakasevinga kugira ngo tugomeze dutere imbere. Ni ibisanzwe nyine, ariko ntabwo bizaba bimeze nk'imyaka yashize kuko ibintu byarahenze. Ntiwasesagura nta kintu gihari se nyine. Amafaranga yarabuze nyine, twabuze akazi n'ababosi nabo nta mafaranga barimo baratanga. Nta kantu ka bonane cyangwa noheri waguze? Yewe ntako inyama ni 3,700. Nyine amafaranga yarabuze, nyafite najya kukagura, ariko nta mafaranga mfite. Ntabwo bikwiye gusesagura. Umuceri urahenze cyane, ikiro kiri kugura 8. Bari kwinezeza buri munsi, ugasanga batangiye umwaka ibintu byabo byose nta kintu bafite bakurya bakiteza imbere n'uwo mwaka. Kandi umuntu aba agomba kumenya ko umwaka iyo utangiye ni ikintu aba agomba gushyira mu nshingano, yafashe ingamba nshyashya agiye gukurikiza kuko zizamuteza imbere mu yindi myaka ikurikiyeho. Ntabwo aba agomba gutekereza iby'ejo gusa, aba agomba gutekereza n'iby'imyaka igiye kuzaza. Ku rundi ruhande ariko hari n'abavuga ko binezeza bashima Imana ko barangije umwaka, nubwo ngo babikora babanje guteganya. Iminsi mikuru kuyizihiza ni neza, ni ibisanzwe. Agafaranga nagateganyije nako kabura, ko kwizihiza umunsi mukuru naragateganyije, nubwo kaba gake ariko naragateganyije kugira gusesagura ntabwo biziramo. Tuba dufite aho twateganyije y'iminsi mikuru, dufite na twasevinze ari bloke. Mu kwa mbere amafaranga aba yabuze, aba yaspendinze ukwezi gushize, yabiteguye birakwiye. Ikibi ni uko yabikora agasesagura atabipanze, ariko yapanze ko zishimisha, ni byiza kwishima. Abazobereye iby'ubukungu bajya inama ko mu minsi mikuru abantu baba badakwiye gusesagura binezeza, kuko nyuma y'iyi minsi mikuru ubuzima bukomeza n'ibindi bikorwa byari bisanzwe mu buzima bw'ibanze bwa buri munsi. Ikindi bavuga ngo ni uko ubukungu bw'isi buhagaze nabi, ku buryo abantu bakwiye kugura iby'ibanze birimo ibyo kurya ndetse n'ibijyanye no kwivuza. Urakoze Muragije Maria. Twinjiye niho natangiye babwira rero, niho twinjiye mu rugo. Edith, uri umunyamakuru maze igihe ubikurikira nk'amakuru nk'akazi, ariko nanone hari igihe wa mwenda w'ubunyamakuru usiga mu rugo ukagenda nk'umuntu ugiye guhahira umuryango. Muri iyi minsi ibyo bavuga gusesagura birashoboka, urabibona bimeze bite? Ubundi gusesagura ntabwo umuntu usesagura biza mu minsi mikuru gusa. Gusesagura, kudasevinga, ni kwa kundi umuntu ushobora kuba afite amafaranga akagura n'ikintu adakeneye. Mu by'ukuri njyewe ndi umubyeyi, ndi umumama, mfite urugo, nubwo ndi umunyamakuru mfite urugo. Hari umugore ushobora gusanga afite amafaranga yahembwe no mu minsi isanzwe utari iminsi mikuru, yajya mu isoko akenda abonye, akantu kose abonye akumva yagura. Ariko ubundi mu by'ukuri nk'uko hari n'ababigarutseho mu nkuru, ni byiza kumenya aya mafaranga ni ay'iki kintu, aya mafaranga ni ay'iki kintu, aya mafaranga ni ay'iki kintu. Wajya no mu isoko, ubwo ndavuga nk'abamama, akaba azi ngo ngiye mu isoko kugura ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ku buryo nabona na ka kantu keza ashobora kukigomwa akavuga ngo aka kantu sindi bukagure, kubera ko amafaranga afite ntabwo anyemerera guhita ngura ibi bintu. Ese reka nyikubaza, ariko na Dr. araza kutwunganira. Uramutse waguraga nk'ibiro 5 by'umuceri mu buzima busanzwe, ariko kubera ko yabaye iminsi mikuru, uragira abantu bari buze kugusura ukabyongera bikaba 7, byitwa gusesagura? Ntabwo byitwa gusesagura. Ntabwo byitwa gusesagura. Dr. araza kubivuga neza, wenda gusesagura ikinyarwanda cyiza. Jewe nibaza ko gusesagura cyangwa se ni ugukoresha ibintu ubipfusha ubusa. Niba tuvuge iwanjye natekaga ibiro 5, nkaba nagize abashyitsi, ngomba kwicara nkanavuga ngo ese mu minsi mikuru tuzagira abashyitsi bangana gute? Hari n'abandi bashobora kuza mutari mwabashyize muri gahunda. Niba afashe ibiro 5 nkongeraho ikindi kiro 1,
nkaba nakwitegura abashyitsi aho ngaho ntabwo mba nasesaguye. Gusesagura jewe numva ko ari nka cyagihe umuntu aba afite amafaranga akavuga ngo ni iminsi mikuru, reka tuyanywere, reka tuenjoyinge, tugure ibi, ugasanga mu by'ukuri yibagiwe ko nyuma y'uwo munsi mukuru umunsi umwe gusa ejo ubuzima buzakomeza. Ugasanga afashe amafaranga yose ayakoresheje mu bintu mu by'ukuri namubajije nyuma y'umunsi mukuru wakoresheje iki, ntashobora kugusobanura ibyo yakoresheje. Ahangaha niho nibaza ko aba yasesaguye, kuko ntiyicaye avuga ati okay, dufite Noheli, dufite ubunani, dukeneye gukoresha, wenda tuvuge muri bije dufite amafaranga 200,000, akicara agatekereza nyuma y'iminsi mikuru, ukwezi kwa mbere urabizi no kuri social media ahantu hose abantu bakwita ko ari ukwezi gufite iminsi myinshi. Impamvu kuba ukwezi gufite iminsi myinshi nuko abantu baba bavuye mu minsi mikuru bagakoresha ya mafaranga mu minsi mikuru. Hakaba tugitangira nk'ubu abanyeshuri bazajya ku ishuri ku itariki 7, muvuye mu minsi mikuru, abanyeshuri bakeneye ibikoresho, bakeneye amaminerivare, ugasanga abana bamara kujya ku ishuri ugasanga mu rugo no kubona amafaranga yo guhaha ni ikibazo. Rero nibaza ko icyitwa gusesagura ni ugufata ya mafaranga yose ukayasahisha ukayakoresha utabanje kumenya ngo ese nyuma y'uyu munsi mukuru hari iki kindi kizakurikira. Ugasanga abana bananiwe kujya ku ishuri kandi amafaranga wakoresheje mu munsi umwe gusa yakavuyemo minerivare y'abana. Yego. Dr. natekaga ikiro kimwe cy'ibirayi nkagura ikiro n'igice cyangwa ibiro 2 kubera abandi bantu baje kunsura, nasesaguye. Oya, ntabwo wasesaguye. Nese nibyitwa ko nasesaguye ryari? Byita ko wasesaguye watekaga ibiro 5 ugateka ibiro nka 15. Icyo gihe uba wasesaguye. Byitwa ko wasesaguye wanywaga icupa rimwe ry'inzoga runaka ukanywa amacupa 5 ndetse ukagura n'andi, ukagura nk'ikaze yose ukayikwiza mu bantu. None se nagize abantu benshi? Wagize abantu benshi, icyo gihe urasesagura ariko ukirengera ingaruka zabyo. Ariyo mpamvu uzi gucunga neza mu by'ubukungu. Iyo ugize abantu benshi ugabanya ibyo wari kubaha. Niba buri muntu wawe kumuha isahane yuzuye urayicagasa, aho kugira ngo uyuzuze cyangwa ugira abiri. Ni ukuvuga buri kintu cyose urakireba ugakurikiza uko mu bukungu bwawe bumeze. Ariyo mpamvu tuvuga nk'ubu inaha hari abantu usanga ararya agasigaza ibiryo bicagase isahane. Biriya nibyo nita gusesagura. Ariko iyo ugeze nko mu Bushinwa cyangwa mu Buhinde bo bararya bakanakoba. Ugiye koza isahane nta kibazo ajya, nta biryo asangaho. Hano twebwe sino mu Rwanda ni muri Afurika hose nta uzi gukomba. Kera nabwo ibiryo byari bike, burya ntimugire ngo ibijuru. Abana bararyaga bagakomba n'intoki bakazirigata. Ubu ngubu usanga ari abantu bose umukize cyane, ibintu bashyira hariya bakajya kumena imiceri. Abantu ugasanga bari muri za ruhurura no mu hoteli barimo gukura mu byo bita ngo ni ibisigi. Biriya bintu ntabwo byagombaga kubaho. Abantu bagombaga guteka, bagateka ibintu bihwanye n'abantu bari bwakire. None se Dr. ibyo wise gusesagura ari mbu umuntu yatekaga ibiro 2 akaba yateze 15 kubera abantu ari bwakire, ko mu byise gusesagura ntago bica intege cya kindi twatangiriyeho tuvuga kuri ya nkuru y'abantu bavuga ngo amatara arakana iminsi mikuru ariko twe turakennye. Wa muntu umwe utuye hariya uturanye n'abantu 6-10 bose bashobora kumutegaho amakiro mu minsi nk'iyi ngiyi, ntago muciye intege ko yabasesaguye? Ntago tumuciye intege, kuko biriya ni ibikorwa n'ubundi. Ni kimwe n'uko wavuga uti aho kugira ngo ngure imodoka nagura igare, ya modoka nkayisaranganyamo abandi bantu n'iki. Nta nubwo wabirangiza kuko ibibazo by'ubukungu buriya ni ibibazo bikomeye cyane bitewe n'amahitamo y'umuntu. Hari umuntu ugiye ugaha abantu nka miliyoni, ukazagenda nyuma y'icyumweru usanga hari uwayikubye 2 nka bya bindi by'amatarene ho muri Bibiliya, ahandi ugasanga ayisigaje 200,000 bitewe n'uko umuntu atekereza apanga n'imibereho ye. Ariko icyo mvuga nuko ari amatara yo buriya nta nubwo ahenze ugereranyije n'ibindi bikorwa. Igikorwa cyakorwa nuko wa muntu azabona amashuri, nubwo yaraye ubusa wenda umunsi umwe ubundi akazabona aho yivuriza. Hari ibintu by'ibanze buri igihugu gikora abantu badashyira mu gaciro, wumva ko ari ibintu bisanzwe ariko ntibiba bisanzwe. Niyo mpamvu rero n'ubundi twebwe tubifura, twe kuvuga ngo niba uraye umunsi umwe uraye ubusa ntacyo bitwaye. Twarabibonye nk'iyo ugiye ku rugamba ushobora kumara iminsi 2 utarya,
ariko ukajya ku rugamba ugaharanira ukarwana ukanatsinda ugiye uvuga ngo njye n'indara ubusa ngo sinkora akazi ntacyo wazageraho. Niyo mpamvu rero ibyo tureba ikibi koko nuko wa muntu yarara ubusa uyu munsi ejo akarara ubusa akamara icyumweru. Ariko ikintu cya mbere ngira ngo mbabwire cya mbere cyo gusesagura ibi bintu uzarebe turahata ibirayi niba twaguze ibiro 5 tugateka 3 ntabwo ari byo biriye. Ibirayi ukuraho kagashishwa k'inyuma cyangwa ukakarika ugateka kakivanaho ibindi ukarya intungamubiri ziri muri iki cy'inyuma. Aba bantu barimo kuvuga ngo umuceri waraheze. Umuceri buriya n'amazi 90% n'amazi nta kintu umariye umubiri. Uguze ibijumba mu mwanya w'umuceri warya ukabaho. Ubwo bagure ibihendutse, bagura ibihendutse, bagura ibitoki, bagura ibijumba, bagura ibirayi kuko byo ntabwo byazamutse nk'uwo muceri nk'iyo sukari. Reka icyo ngicyo uze kukibwira abangaba bihuye. Dr. Bihira Canisius yabihuye baravuga ko kuba ibiciro byarazamutse ku isoko bitazatuma bizihiza neza iyi minsi mikuru nk'uko bari babyiteze kubera ko amafaranga yarabuze nk'uko babiganije mugenzi wacu Danton Gasigwa. Ni ukuvuga ngo amasaka arakera bengaga ikigage ibyo ntibyaburaga. Habimana Pascal ni umusaza utuye umurenge wa Gishamvu akagari Kashore. Mu magambo ye yivugira ko iminsi mikuru by'abagari ibirori nk'ibindi ku buryo ngo imyiteguro yabaga irenze ubukwe, ngo babaga biteguye kubaga imfizi imiryango ikarya ikanywa ubusabane bukaganza. Ni ukuvuga ngo amasaka arakera bengaga ikigage ibyo ntibyaburaga. Ubwo ikaba inzoga y'abana bakishirize y'abagore n'abana banywa urwagwa. Rwagwa nyine urwagwa rukomeye cyane ndetse rwengetse, kandi noneho bakaba hari imfizi nyine igaragara rwose bakaba bati iyi mfizi tuzayirya ku bunane. Gusa uyu musaza na bagenzi be twaganiriye bavuga ko ibi bihe byabaye amateka kuko ngo no kubona ibishyimbo bizabona umugabo usibye undi. Wasaga nyine bishimye bari gucuranga indirimbo z'iminsi mikuru nyine ku buryo nyine wumva ko bishimishije birenze abantu bakabyina. Ku radio wasangaga buri wese akaradiyo agashyize hafi ari kwifuza gucuranga indirimbo z'iminsi mikuru. Ibitaramo noneho wasanga ibitaramo bishyushye, ariko ubu ngubu bitewe na covid ibintu byarazambye. Byara byabaga neza nari yabaga wasanga umuntu yashyushye ntawe utetse utujumba twaryaga ibijumba. Ubwo rero iyo nohera yabaga waryaga umuceri ukaba wabaye umuzungu arugira ubwo bwo kurya. Cyera ngo mwaratumiranaga. Twaratumiranaga. Ubuse ninde watumira undi kuri iki gihe? Ubu nta muntu watumira. Ntakada. Bavuga ko ibi byose biterwa n'ubukene kuko ngo mu bihe nk'ibi imyaka yabaga yeze, yewe n'ushaka kurya akaboga akaba yafata mu matungo yiyororeye. Waryaga washigishaga ikigage ukagitereka ujaka urwaga ibitoki ugatara. Nayo ubu ngubu rero kuri iki kino gihe no kwirwanaho. Ko bisa kose amafaranga yarabuze ahantu hose. Amafaranga yarabuze kubera ibintu byapanze n'akazi karabuze. Icyakora by'abaturage bavuga nawe ahamya ko nta shingiro bifite kuko mu bihe bitandukanye babacuruzi n'abaguzi mu gihugu hose ntibahomye kugaragaza ko ibintu byahindutse kubera itumbagira ry'ibiciro ku bicuruzwa byaba ibyo mu nganda cyangwa ibikomoka ku buhinzi. Ikintu cyatumye abenshi bumvikana bataka inzara n'ubukene, namwe mu bacuruzi nabo bakagira bimwe mu bicuruzwa bahagarika kurangura. Kujya muri resitora wari abantu batagishira inkono ku ziko kubera arabishyira hate ibihahishwa birahenze, ari n'amakara yo kubiteka arahenze, yabona kabona niba afite nk'igihumbi kabatika njye muri resitora nje wenda agapora muri resitora ndarira ko ngaho. Isukari n'amavuta nabyihore kubera ko byarazamutse cyane. Mumeruka kuyirangura iri kuri 53, none nsanze iri kuri hafi 70. Urumva yarahenze niyo mpamvu nayihore. Izo bintu bihenze cyane. Nanje guhaha isukari, amavuta n'ifarini nsanze ibiciro byarazamutse cyane. Hari ibyo nihoreye ariko ibindi no gupfa kugura kubera ko utareka ubucuruzi. Ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku masoko cyatangiye kuri koroza ubwo muri Mutarama uyu mwaka ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda cyagaragazaga ko mu mijyi ibiciro byari bimaze kuzamukaho kandi n'ibice 3% hari muri Mutarama 2022 ugereranyije na Mutarama 2021. Iyi raporo ikagaragaza ko iri zamuka ryatewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Danton Gasigwa, TV10 mu karere ka Huye.
Ihuye bwana Gasigwa urakoze. Reka tuhite dukomereza n'ubundi ku nkuru ijya guhura n'iyi ngiyi neza, aho i Rusizi bavuga ko iminsi mikuru yahuzaga iminsi mikuru isoza umwaka yahuzaga abaturage, ariko ngo ibihe bitoroshye byatumye ubukungu bwabo bugenda nabi ku buryo ngo bamwe batazajya iwabo, ahubwo ngo telefone yasimbuye icyahuzaga abaturage, abantu bakava mu ntara bagasura iwabo, ngo ntabwo bishoboka. Reka tubyumve mu nkuru ya Jean Ndayisaba. Iyo minsi mikuru nk'uko ubivuze, abana banjye ntabwo nshaka ko bazajya kurira iminsi mikuru hanze. Ndashaka ko umuryango wanjye ugomba kuza ugaterana, mugaterana mu rugo rw'ababyeyi, ukaganira n'abana, kuko dore ko mumaze n'iminsi mutabonana ngo muganire. Ariko no kubonye babana ugiye kubona icyo unabaganirizaho, cyaba icyo kunywa cyaba icyo kurya, mukishimana igihe cyagera cyo kugira ngo bongere basubire aho bari mu turimo twabo cyangwa se mu bundi buryo bundi butandukanye, bakagenda ukabasezera amahoro nawe ugasigara andi. Ni uko byari bimeze. Iriya minsi ni myiza kubera ko yahuzaga famiye, twasozaga umwaka tugaterana, tukaganira ku by'imyaka ishize, tukanywa, tukabaga inka, yewe dufite n'imihigo. Ubwo nyine ubu ngubu ntayo, none se urahiga nta kintu uzakoraho. Iyo minsi nyine yahuzaga nk'abantu badaheruka kubonana, ubwo nyine bakaza nyine bagaterana kuri uwo munsi nyine, cyangwa nka famiye ikegerana igafata gahunda ikavuga ati uyu munsi mukuru tuzajya kuwumvira iwacu. Uko yabahuzaga n'umusangiro, kuko burya guhura n'umuntu ntabwo ari uguhura ngo imbona nkubone ngo muraho mwiriwe mwaramutse gutyo, ahubwo mwaricaraga mukaganira mugasabana, mufite icyo mugira mute, icyo musabaniraho. Ubwo nyine se nk'ubu nko mfite abana baza kumvira umunsi mukuru wanjye, nta kintu ndi bubahereze. Ni telefone dusigaye tuvuganira naho twese, twabwira ngo iminsi mikuru nubwo igeze mwihangane, ntabwo nabahamagara ngo muze tuganire, nta nicyo tuganiriraho. Gusa icy'ingenzi cyo ni ukumva ngo umuryango wawe ni muzima, nabo ukabifuriza amahoro, nabo bakakwifuriza ayandi. Byarahindutse nyine, twakoraga ku mafaranga none ntitukiyakoraho. Ubu ntabwo umwana yava i Kigali ngo azi, ntabwo namwemera asakazajye nkamuha iki, nta kintu namuha. Sinyicuruza, naracuruzaga, none se yaza nkamuha iki? Ni kuri telefone yarazaga agasanga negeranyije udufaranga cyangwa agiye mu ishyirahamwe ryo kubaga, ubwo nyine baza bagasanga tugateka, tukagura ibyo kunywa, ubwo nyine byaba bikiva hese. Ni ukuvugana ku matelefone. Ni ukuvugana ku matelefone aho ni Rusizi. Dr. izi nkuru zombi yaba iyihuye n'iyi Rusizi zose zirahuriza ko ibintu byarahindutse, ubukungu bumeze nabi, noneho bahisemo gushaka igisubizo mu mwanya wo kujya mu rugo, abantu bagaterana, buri wese akavyo yagiye bagahurira mu rugo bakajya kuganira. Ubu ngubu bahisemo kwishakira igisubizo cya telefone. Ntabwo nyine bigaragaza ko hari ikibazo gikomeye ku bukungu bumeze nabi. Hari ijambo ryo mu Kilatini rivuga homo economicus, ni ukuvuga umuntu utekereza mu buryo bw'ubukungu, bwo gucunga ubukungu. Ni ukuvuga ko biriya biganiro bagize biranyereka ko bagiye kuba abakungu. Gute? Kuko barimo gutekereza ukuntu batakaza, basohora bikeya kandi ibintu bikagenda neza. Kuko n'ubundi umuntu nahaguruka i Kigali akajya Huye, hari amafaranga aratanga ku matiki, hari amafaranga aratanga ku tuntu arafata mu nzira, cyangwa aragenda kugira ngo ashyikirize umuryango. Kuko n'ibyandi bavuga ngo ntawe ujyana umutwe gusa mu muryango badaherukanye. Ni kimwe no muri Rusizi. Muri Rusizi ho ni na menshi cyane, ubaza tike iva i Kigali ijyayo ntabwo yabura ibihumbi 15 cyangwa 20. Ayo mafaranga ni menshi cyane. Ubwo rero ikintu tugomba kureba, kuko iriya COVID-19 hari ibisubizo yatwigishije kuzajya dufata igihe cyangombwa, kiriya gihe twamaraga ukwezi mu rugo ntawe ukora kandi umuntu agomba kubaho. Ubu rero iryo somo ryatugiye mu bwonko, utazarikurikiza azagira ibibazo. Ariyo mpamvu tugomba kwiga gucunga ibintu neza, nibyo navugaga,
nk'umuntu ugihata ibirayi agahata ibitoki agakuraho byinshi n'iby'imbere akajya kujugunya mu mayarara, ntabwo ari byo. Turebe tumenye agaciro k'ibintu. Noneho rero ibi ngibi bibaho mu buryo bukungu. Iyo umuntu abwiga barakwigisha ngo niba ikintu gihenze reba ikigisimbura kiriho. Yego. Nta muntu wambwira ngo ariye ibitoki, ibirayi, ibijumba aho kurya umuceri hari icyo yaba. Ariko Dr. hari nk'umuturage wihuye wavuze ko muri iyi minsi mikuru nyine baryaga icyo batari basanzwe barya mu minsi isanzwe nyine bikaba byitwa umunsi mukuru. Nimba icyo kintu koko izo mpinduka zitagaragaye no mu byarya, mu byo yambara, nta kenda k'iminsi mikuru yazanye, nta kafite azajyana gusenga mu minsi mikuru, ntashobora kujya gusura abantu be baba kure, ntabwo bigaragara nyine ko ibintu byabaye bibi cyane. Icyo nakubwira nuko ntabwo byabaye bibi cyane kuko turiho. N'abariya baravuga ngo hataka nyiri ukozwemo, nyiri uteruranywe byose ntacyo avuga. Yego. Urugero natanga, urebye uko Abahinde n'Abashinwa babayeho, ntabwo uriya yavuga ngo ararara ubusa. Hari iminyorogoto inyura iruhande rw'Umushinwa niyo yiriye. Hari imiserebanya, hari inyoni ziya z'uducurama, ibintu byinshi twe tutarya. Tubwire umunyarwanda rero. Umunyarwanda tumubwire tuti niba uraye ubusa uyu munsi ejo uzarya. Kandi uko biteye iki gihugu cyacu gifite imiyoborere myiza, gifite ubukungu kamere. Ariko icyo nshaka kubasobanurira nk'umuntu wize n'ibirebana n'imirire, umubiri ikintu cya mbere ukeneye ni amazi 60%. Buriya uraye ubusa ukanywa amazi atetse ameze neza ukayanywa ukumva urayahaza, nta n'ikibazo ugira. Icyo mbwira abanyarwanda bamenye ko dufite igihugu cyiza kimeze nka paradizo, ahantu ushobora no kujya mu ishyamba ugasanga hari urubuto rwameze ukarusarura, hari imboga zimejeje, kuko urumva mu byo bavuze bavuga umuceri, ntawe uvuga imboga n'imbuto kandi z'umubiri ukeneye cyane, ntawe uvuga amazi. Nyine barashaka ikintu gishyashya, ikintu batari basanzwe babona. Icyo bashaka, ikintu batari basanzwe babona, njye ndabizi, ni amazi niyo ya mbere, ntibazi ko ari yagize umubiri. Barashaka umuceri n'inyama. Ibyo bari basanzwe babibona, kandi ndakera tuvuge nkatwe twavutse muri za 60 no hejuru yazo. Ibyo bintu umuceri n'inyama, umuceri nta n'uwabagaho icyo gihe, wari muke cyane, waribwaga n'abantu bake cyane. Ariko icyo mvuga ni uko umunyarwanda kuva abonye haje ikintu cy'ubukene twatewe n'iriya Covid, agomba guhindura imirire, akagabanya isahane. Kugeza ubu ngubu hari abantu ubona bagifite inda irereta munsi y'umukondo. Ntabwo ngewe rwose nabagira inama ko umuntu wese ashaka iriya nda, gusanga umutwe umeze nka watermelon yarariye cyane, ibiryo byaragize akagira n'ibyo amena. Twige gukoresha ibintu nk'uko abazungu bagira. Umuzungu usanga yatetse ibirayi ari abantu babiri, waguha ikinyamakuru ugasoma. Bya bindi twatangiriyeho tuvuga ngo guteka ibintu byo kwakira abashyitsi, iyo batagushyize muri gahunda ntacyo bagutekera. Uraza bakaguha igitanda ukaryama ugasinzira nibi. Ariko icyo mvuga ni uko tugomba guhindura imico yacu yo gusesagura. Harimo iyo ngiyo yo guteka ibintu byinshi bakajya kujugunya mu iyarara, harimo iyo guteka ibintu abantu bakarya bagahaga ugasanga indi irifuye. Biriya ni bibi cyane kuko byangiza n'umubiri. Ni ukuvuga ko tugomba kubona amasomo tukarya ibiringaniye bihuje n'ibyo dukeneye. Kubona umuntu ajya mu kabari akanywa amacupa 5 ya byeri runaka, ntashatse kuvuga izina. Ayo macupa 5, ikirahure kimwe nicyo kiratunga umubiri, kiramuha agasukari kagiyemo kava muri alukoro, ibindi byose abijyana mu bwiherero. Biriya birutwa n'ubwo bafata aya macupa akaba ari yajyana mu bwiherero akitahira atanasinze. Ibyo rero ni cyangwa ya mafaranga yayaguze. Cyangwa ya mafaranga yayaguze. Ariko ikibabaje nuko usanga yaguze ya macupa mu rugo, abantu ugasanga baragwingiye. Mu rugo ugasanga umugore n'abana baraye ubusa cyangwa bariye ubugari, nibwo bakunda kugura kuko burahendutse. Ubwo rero nkumva abanyarwanda twarabonye amasomo y'uko tugomba gucunga umutungo wacu neza, ukatugirira akamaro, ukakagirira n'igihugu cyose. Yego. Wari winjiye neza mu cyo nakita igice cya kabiri cy'iki kiganiro turi buze gukoreshamo iminota mike ya Edith. Reka banze mbere ko tukinjiramo ngiye kuri Edith. Izi nama Dr. agira abaturarwanda badukurikiye n'abandi bazaganira n'abari badukurikiye, kuvuga ngo nimba umuceri uhenze gura ibitoki n'iki, ariko se iminsi mikuru
hari igihe iba mikuru hanze ariko no mu mutwe umuntu akaba ashaka kubona ko ibintu nyine byahindutse akaba afite ibintu bishyashya n'imyenda yari afite akagira iyo yambara ajyana gusenga nibyo yaryaga agomba guhindura. Abaturage bo mu cyaro mwabonye ko bavuze ngo twaryaga agaceri twagiraga gute, ibyo bintu bitabaye koko iminsi mikuru iba yabaye? Ku bwanjye sinibaza ko iminsi mikuru ari ukwambara imyenda mishya. Buriya ibintu byose ni sosiyete ibigena, kandi dogita yabivuze ati urebye ibyavuzwe muri ziriya nkuru biragaragara ko ahubwo bariya abantu barimo kugana mu nzira nziza y'ubukungu. Ubundi ibintu bibaho ni twebwe tubigena. Abantu babayeho bumva ku minsi mikuru umwana agomba kugurirwa ikanzu ya Noheli ku buryo iwanyu batayikuguriye ubuzima bugahagarara, ariko hari n'indi miryango itaraguraga ayo makanzu ya Noheli kandi ntibivuge ko Noheli itabaye. None se ubu babana bawe beza ubu tuvuge ko nta kintu gishyashya kiri mu rugo? Jewe ngaruse kuri jye uburyo nubaka abana banje, ntabwo ngurira abana banjye kuko habaye iminsi mikuru. Ku munsi mikuru sinjya nanabagurira. Ni ibintu utoza abana, kubera ko iyo umwana yatangiye ari muto yumva ko kuri Christmas bagomba kugura ibintu bishyashya, kugurira ibintu bishyashya, ntabwo ubukungu bukora bwifashe mu buryo bumwe. Ahangaha ni naho dogita yavuze ko umuntu ashobora gufata amafaranga agakoresha ikindi kintu kubera ko wamenyereje gusa abana ko ari iminsi mikuru, ukuva ugiye kugura imyenda kandi bari bakeneye minerivare cyangwa amakaye. Reka tubanze turebe tuti ese iminsi mikuru isobanuye iki? Umunsi mukuru ntabwo usobanuye kwambara imyenda mishya. Nka Noheli ku bakristo bisobanuye ivuka rya Yesu. Kuba rero Yesu cyangwa Yesu yakuvukiye ntabwo bisobanuye ko kwambara umwenda mushya aricyo gisobanuye cy'uwo munsi mukuru. Ibintu byose bigenwa na sosiyete, ariko nanone turi mu bihe bigoye, turi mu ngaruka za covid. Uretse ingaruka za covid turi mu bihe umuco ukura. Byibuze se wenda wowe utubwiye ko ariko abo mu muryango wawe babimenyeye kuva kera n'igihe ibintu byari byifashe neza. Ubu byibuze iyo urebye umwana ubona bagenzi be agahura na bagenzi be akababwira ati njyewe kubera iminsi mikuru hari ukuntu ibintu byahindutse, hari imyambaro, hari ibiribwa, hari iki, hari abadusuye cyangwa natwe hari aho tuzajya kubera ari iminsi mikuru. Ubu ibyo bintu ushobora kubibwira umwana akabyumva ku buryo nawe ahita atekereza nk'umuntu mukuru nyine akumva impamvu ibyo bintu bitabaye? Abana baratozwa kandi batorezwa mu muryango, kandi umubyeyi afite imbaraga zikomeye zo kuganiriza abana bakamenya uburyo bwo gutozwa. Ntabwo mvuze ngo ababyeyi be kwita ku bana ku minsi mikuru. Wenda simbagurira imyenda kubera ko ari ku munsi mukuru, ariko hari ibyo nshobora gukora bijyanye n'ubushobozi mfite ako kanya. Hari ikintu byanze bikunze, hari ikintu kigomba kuba. Niba abana baba banavuye, ibyiza baba banavuye no ku ishuri babonye indangamanota batsinze, ushobora kuba ari n'umwanya mwiza wo gusohokana n'abana mukaganira. Ariko tugaruke kuri cya kintu cyavuzwe mu nkuru, bavuga bati kera iminsi mikuru yari igihe cyo guhura nk'imiryango. Wenda ubukungu ntabwo bubyemera, ariko ku rundi ruhande mu bijyanye n'ibintu biri social, ubuzima bwo mu muryango, guhura kw'abagize umuryango hari icyo bimara kiruta n'amafaranga. Rero mu minsi mikuru abantu bari bamenyereye kujya gusangira n'imiryango, ariko nanone uko ibihe bihinduka tugomba kujyana n'ibihe. Niba uyu munsi bigoye ko imiryango ihura, ko umuntu ava hano akajya i Cyangugu, uvuye i Gitarama akajya i Cyangugu, twese tugahurira i Cyangugu, hari uburyo bwiza abantu bashobora guhura bakaganira nk'umuryango bitari ku minsi mikuru gusa. Kuko iyo tugiye kureba ku munsi w'ejo nibwo twarebaga Nyabugogo ahategerwa imodoka, abantu barahuzuye, babuze imodoka zibatahana mu cyaro, abava mu cyaro babuze uko baza mu mujyi. Ibi bigaragaza ko abantu iyo bigeze mu minsi mikuru nta kindi kintu atekereza kujya mu cyaro. Kandi mu by'ukuri kujya mu cyaro mu minsi mikuru ntabwo bifite icyo bivuze. Wenda ni umukozi yabonye ikiruhuko
ibyo wenda twabihuza ni abakozi bakora mu bigo bitandukanye wenda no mu rugo, noneho muri ya minsi mikuru nibwo abakoresha babo babahaye ikiruhuko. Birumvikana kuko byanze bikunze umuntu akenera umwanya wo kuganira n'umuryango, guhura n'umuryango, ariko ubundi ntabwo twagakwiriye kubigira umuco kugira ngo iminsi mikuru nigera usanga Nyabugogo haruzuye abantu ntibafite imodoka zibatahana mu ntara. Ni iminsi ibitageze kuri itatu agiye kumara mu ntara. Ibi turanabibona iyo bagiye mu ntara abenshi banagarukana n'abandi bantu mu mujyi wa Kigali, ugasanga umujyi wa Kigali urakomeza kwakira abantu kuko niba agiye mu ntara ni mu minsi mikuru yaguze uwo mwenda nk'uko twabivugaga, uri bumubona wo mu cyaro aramwereka ko ubuzima abayemo Kigali ari bwiza, wenda azane nawe anamutesha ubuzima yarabayemo bwari bufite icyo bumumariye, amuzane muri Kigali gusituragoringa, atari bumusobanuriye yuko buriya nambara neza kuko naje mu minsi mikuru. Rero hari ibintu byinshi abantu tukwiriye kwiga tukajyana n'ibihe nk'uko Dr yabivugaga. Yavuze ati mu bindi bihugu usanga abantu barya isahani akamaraho, ariko twebwe turacyamena ibyo kurya. Kandi iyo ugiye kureba batubwira mu bushakashatsi bukorwa n'amaraporo asohoka, usanga batugaragariza ko muri Afurika ariho hantu hakiri abantu bicwa n'inzara ku rwego rwo hejuru, nubwo n'ahandi bahari no mu yindi migabane. Ariko birababaje kumva hano tumena ibyo kurya ariko nanone tunafite n'abantu bicwa n'inzara, biragoye. Dr reka yari iminsi mikuru byabaye birebire by'iminsi mikuru ni birebire, ariko ni iminsi mikuru nubwo hari abibaza ngo ari Noheli ari na Bonane ikibanza ikindi kigahera ni ikihe, bikaba nka ya nkoko n'igi, ariko ntabwo ari byo tugiye kujyaho. Ikiriho cyo ni uko iyi minsi ivamo dutangira umwaka mushyashya, hakinjiramo amashuri, hagatangira ubuzima bushyashya. Niho rero tugiye kwinjira nk'urimo arareba iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho irasa n'irimo ibintu bibiri. Ni imyitwarire yo mu minsi mikuru, ariko hakabaho n'ingeso zigomba gusigara muri 2022. Ibyo twariho n'iminsi mikuru, tugiye ku ngeso rero. Dr ngiye kuguha iminota 3 ukurikirana ibintu bitandukanye haba mu miyoborere, ubukungu n'imibereho. Icyo ubona nkawe kigomba gusigara ku ntebe ya 2022 kitagomba kwambuka ni ikihe? Icyo mbona cya mbere ni imitekerereze n'imikorere y'Abanyarwanda n'abaturarwanda, ndetse ikintu mbona kigomba kuturanga ni ikintu cyitwa urukundo. Wenda reka ngufashe Dr, wenda muri uyu mwaka hagiye havugwamo ibintu mu miyoborere, abayobozi batita ku bibazo by'abaturage, kwirengagiza, kwiremereza. Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga ati bajye baca bugufi, bakagaragaza nuko hari n'abayobozi babona amafaranga yo guteza imbere abaturage ariko akabanza agakura amaye. Ubukungu, ibiciro byarazamutse, umuturage agomba kujyana nabyo. Muri ibyo bintu tugendeyemo aho ngaho n'ikibona kigomba gusigara, iryo koti rigasigara tukambara irindi rishyashya. Ngewe icyo ntangiriyeho, urakoze cyane kubivuga uko perezida wacu akunda kuvuga. Ngewe buriya namuhaye akabyiniriro ka Mose. Mose niwe wakuye Abanyayisiraheli bari bagorewe mu Misiri, mu Giputa, abashyira mu gihugu cyabo cy'isezerano. Nawe rero mwita Mose kuko yadukuye mu Giputa, navuga cyo haruguru hariya, atwambutse umugezi w'umuhondo atugeza mu butaka bwiza buteganyijwe. U Rwanda n'ubutaka bwiza ni nka paradizo, none hacungura n'abantu bari ku ngoyi y'ababicaga kandi babona ari abana b'Imana. Ubu rero ikintu cya mbere nifuza ni uko umunyarwanda yagira urukundo. Turi mu gihugu cyiza, umunyarwanda yareka kubeshyera abandi, kuko hari ababaho bajya kubeshyera abandi ngo uriya ni mu mufunge ni bigende gutya. Noneho n'abashinzwe gufunga bakabanza bakareba ko umuntu abeshyerwa, kuko mwarabibonye uyu mwaka hafunzwe abantu benshi. Ubutabera bwacu burakora neza, urabafungura, ibintu bigenda neza. Ingeso yo kubeshyera abantu ngo nibajye gufungwa ikavaho. Noneho abantu ahubwo bakita gukora akazi. Ibi bavuga ngo inzara ibamereye nabi, ariko abenshi ntibakora, ntawe ukora nibura amasaha 5 cyangwa 8. Iyo ngeso yo kudakora isigare muri uyu mwaka. Noneho umwaka utaha tuzarangwe n'urukundo,
tuzarangwe no gukora ikintu tugomba gukora, tuzarangwe no kugira ubumuntu, he kugira umuntu urya ngo inda yifore iruhande rwe hari abandi bavuga ngo baragwingiye bagiye kwicwa n'inzara. Noneho izarangwa nuko abantu bose ari utanga akazi agatanga rwose atagize atareba ngo ni uyahisemo cyangwa n'uyu, akagatanga neza kuko dufite imiyoborere myiza, dufite igihugu gifite umutekano. Ibindi abanyarwanda tubyihe, he kugira umuntu ushaka kugira ngo yikubireho ibintu wenyine abandi basigarira. Nicyo ngicyo mvuga byazasigara muri uyu mwaka, umwaka utaha ukazaba ubutengamare. Ubwo umwaka utaha akaba ibitandukanye n'ibyo uvuze, bitandukanye na biriya. Yego Edith, nawe ikibazo nicyo ni kimwe, wenda sinzi nimba kuri biriya navuzeho hejuru by'imiyoborere n'ubukungu hari icyo uri burenzeho, ariko noneho ngenda ndashaka kugira ngo nkujyane mu mibereho. Hagiye hagaragara ikintu cyagiye kivugwa cyane kinisubiramo cyane, ni ibintu by'ihohoterwa korerwa mu ngo rishingiye ku gitsina, abana basambanwa n'ibindi bimeze gutyo. Icyo ubona kigomba gusigara? Urakoze cyane. Hari iyo abantu bagize sosiyete haba harimo ibintu byinshi, ariko nanone ni inshingano zacu nk'abagize umuryango nyarwanda gutuma tugira igihugu gitekanye. Wavuze ku bijyanye n'ihohoterwa, ntabwo dushobora kugira igihugu gitekanye kuko umutekano si uko hatavuga amasasu gusa. Iyo tugifite umubare w'abagore n'abagabo bicana, iyo tugifite umubare wiyongera w'abana basambanywa bagaterwa inda, abana b'abangavu bakava mu mashuri, ntabwo tuba tugana ahantu heza. Umuryango iyo ufite amakimbirane, ubwo ndavuga umuryango nyarwanda, ariko ugahera mu ngo, umugore n'umugabo barwana, abana bitegereza ihohoterwa ribera mu ngo, ibi bituma abana bakura bahungabanye, kandi abo bana nibo bazavamo abayobozi b'ejo hazaza, nibo bazavamo abana tuzasigira iki gihugu. Kuko iyo uri umubyeyi ububyina uvamo, kandi urera abana kugira ngo abe ari bo bazakomereza ku byo wagiye wubaka. Rero hari ibintu ngewe mu mibereho cyangwa se mu buzima bw'igihugu byagiye bigaragara, harimo ihohotera. Twasaba ko mu mihigo abagize umuryango bashobora kugira, harimo no kurwanya no gukuraho ikijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ihohoterwa rikorerwa mu muryango muri rusange. Ikindi, ababyeyi tugafata inshingano zo kurwanya izi nda z'abangavu, kubera ko imibare irimo iriyongera ku kigero cyo hejuru. Umwaka ku wundi raporo zikorwa ntabwo zitugaragariza ko imibare igabanuka, ahubwo zitugaragariza ko imibare yiyongera. Mu by'ukuri guhishira umunyacyaha nabyo ububaye umufatanyacyaha, habeho gutanga amakuru kugira ngo aba bana babone ubutabera, n'abakoze ibi byaha bahanwe kugira ngo bibere abandi icyo kwigiraho, urugero rwo kwigiraho. Ikindi kintu cyagaragaye muri uyu mwaka cyagiye kinakorwaho n'amaraporo, harimo ikijyanye n'ubusinzi, aho bagaragazaga ko abanyarwanda hari ikigero cy'abantu benshi bakoresha, ubwo turavuga inzoga. Inzoga sinibaza ko ari ibiyobyabwenge kuko iremewe mu Rwanda, ariko iyo inzoga yarenze urugero, mu by'ukuri ihungabanya bwa bukungu Dr yavugaga, iteza ya makimbirane yo mu miryango. Twagiye tubona abayobozi basezera ku nshingano zabo, ariko wajya kureba ugasanga ni umuyobozi wanyweye agasinda agatwara ikinyabiziga, kandi yagakwiriye kubera urugero rwiza abayobora. Rero hari ibintu byinshi nk'abayobozi bakigiye ku bayobozi bagenzi babo, abagabo bakigiye ku bagabo bagenzi babo, abagore bakigiye ku bagore bagenzi babo, ku buryo umuntu avuga ati ninjya kwicara gutekereza umwaka uza. Burya umwaka ni umubare uba uhindutse, ariko iyo wicaye ugategura neza mbere y'uko winjira muri uriya mubare, ukiha intego, biragufasha kugira ngo ubashe kuzigeraho. Kuko umuntu utagira intego burya mu buzima biramugora cyane kugira ngo atere imbere. Dr wenda abiturusha, ntabwo ushobora gutera imbere mu bukungu, ni ikiyobyabwenge iyo yabaye nyinshi. Yego, rero iki kintu kijyanye n'ubusinzi noneho mu rubyiruko reka tunabivugeho. Yego, urubyiruko rwacu rumenye ko
uko uyu munsi bafashe ubuzima ariko buzababera ejo hazaza ubuzima bwabo butegurwa uyu munsi. Dr. ngiye kongeza amasegonda 5 hari ubutumwa ufite ku mutima wifuza gusangiza abanyarwanda muri izi mpera z'umwaka? Ubutumwa afite ku mutima amasegonda 5 ndayabara. Ni urukundo rw'igihugu n'abaturarwanda, noneho tukarebera ku bayobozi bacu urugero baduhaye, ahasigaye tugakora mu butengamare. Urakoze. Nicyo kintu rwose nakongera. Nawe ubu natangiye kuyabara. Ndifuriza abanyarwanda bose umwaka mushya muhire, tugiye kuwinjiramo kandi duharanira guteza imbere no kubungabunga ibyiza by'igihugu cyagezeho. Murakoze. Nshimiye Dr. Bihirakanizi umuhanga umusesenguzi mu ngeri zitandukanye. Mwakoze cyane kubana natwe muri aya makuru yihariye. Ni nacyo kiganiro cya nyuma gisoza uyu mwaka, tuzagaruka mwaka utatuvuga ibindi. Mwakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Edith nawe dusozanyije umwaka neza mu makuru yihariye n'ubutaha murahari. Murakoze cyane. Murakoze. Nshimiye nawe mwese mwe mudukurikiraho muri hose mukunda amakuru yihariye ya TV10. Ndabashimira ari David Nzabona impashimiye n'abafashe bose kugira ngo ikiganiro kigende neza. Nge n'itsinda rigari ry'amakuru turabashimiye mwe mukunda amakuru yihariye. Nizeye ko umwaka musoza amahoro tuzatangira umwaka uta 2023 turi bashyashya mu mitwe mu byo dukora byose, nk'uko Dr. yabivuze ngo muzagira urukundo, urwo rukundo muzarusangiza abagenzi babo, mwongereho no gukunda TV10 by'umwihariko amakuru yihariye. David Nzabona tuzongera ubutaha. Murakoze cyane.